Bibiliya ni inkuru y'uburyo Imana yagiye yihishura mu buryo bw'uruherekane, yihishura y'ubwayo, imigambi yayo ndetse n'intego zayo. Ijambo Bibiliya rikomoka ku ijambo cy'igiriki Bibiliya, risobanura ngo ibitabo bito. Nyuma yaho ijambo Bibiliya ryaje gukoreshwa risobanura ibitabo bito byashyizwe hamwe bigakora Bibiliya. Ubundi iki gitabo cyaje giti, cyanditswe nande kandi kigamije iki? Ibibazo reka tubishakire ibisubizo. Tubahaye ikaze hano kuri Gukiza TV, ngende Jean Bosco Niyoneze urisanga. Mu gitabo The Christian's Bible cya Don Fleming asobanura ko Bibiliya ari igitabo kitubwira Imana, kikatwereka umugambi wayo ku bwoko bwayo. Iyo uyibumbuye ukayisoma, mu ntangiriro ubona ko ari Imana yaremye ibintu byose, ibiha abantu ngo babitware kandi byose byari byiza. Ibintu byaje guhinduka igihe umuntu yigomekaga ku Mana, ariko Imana ikomeza kumufasha no kumwitaho ubutitsa. Icyaha ni ukugomera Imana, kandi bose baragomye, bityo bakwiye umujinya w'Imana, ariko tubona itanga igisubizo. Icyo gisubizo ni agakiza. Uburyo butangaje Imana yashimye ni ugukiza umuntu ingaruka z'icyaha, ngabona ubuzima bw'ukuri. Ntabwo kubabarirwa kwa muntu byapfuye kubaho. Imana yarabigambiriye ndetse irabisohoza. Abasoma Bibiliya muzi umugabo witwa Aburahamu. Uyu niwe Imana yasezeranije kuzakomokaho n'ubwoko bukomeye, Israel. Iki gihugu Imana yamuhaye ni Palestine, Kanani y'icyo gihe. Ntibyarangiriye aho, kuko yamuhaye n'amategeko akwiye kugenderaho. Aya mategeko ntiyari agamije gupyinagaza umuntu, ahubwo ni ukugira ngo umuntu abeho ubuzima bwungura abandi. Israel yatoranijwe kugira ngo yerekane icyubahiro cy'Imana mu isi, ariko budakiye kabiri ubu bwoko bwagaragaje ko budashoboye kubaho ku kigero Imana ishaka. Amategeko ubwayo ni meza, ariko ntabasha gukiza umuntu. Abantu benshi muzi itara. Ibaze nawe igihe waricana mu nzu irimo umwanda, ikintu ryagufasha. Itara rigaragaza umwanda ariko ntirishobora kuwukuraho. Uko niko amategeko agaragaza icyaha ariko ntagikuraho. Abantu bari bakeneye umukiza wabezaho ibyaha akanabakiza ingaruka z'icyaha. Ibi ni by'Imana yakoze ubwo yatoranyaga Aburahamu, ikamusezeranya ko mu rubyaro rwe hazavamo umukiza w'abari mu isi. Ibiri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa 3. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri we no mu miryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Niko byagenze, kuko igihe cyageze Yesu Kristo akavuka akomotse mu muryango wa Aburahamu, akabaho yuzuza ibisabwa n'amategeko kugeza apfuye. Mu yandi magambo, ibyo Imana yasezeranije Aburahamu bisohorera muri Yesu Kristo. Ibyo Pawulo abigaragaza yandikira Abagalatiya mu gice cya 3 umurongo wa 8. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga ko bizeye, mbwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Imana yamutanze kugira ngo uwizeye igitambo cye abone ubuzima bw'iteka, kuko ari we watwawe n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, abahindura abana b'Imana. Ibi wabisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo, wabyawe n'umugore kandi wavutse utwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Bibiliya irimo ibitabo byahumetswe 66, yanditswe mu gihe kirenga imyaka 1400, yandikwa n'abagera kuri 40. Bibiliya irimo ubutumwa bwaturutse ku Mana, ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Imana niyo mwanditsi wa Bibiliya, yakoresheje abagabo batandukanye kugira ngo bayandike. Muri abo harimo Mose, umwami Dawidi, Matayo, Mariko, Luka, Yohana ndetse n'abandi. Dore icyo Bibiliya idufasha: uko Imana iteye, umugambi wayo w'agakiza no gutegeka ibyo Imana yaremye byose, kwisobanukirwa twebwe ubwacu, imiryango yacu n'abo dutuyemo, impamvu yo kubaho kwacu, isi yacu n'uburyo dukwiye kuyisenga no kuyikorera. Bibiliya idufasha kubimenya. Twavuga ko Bibiliya igabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi: isezerano rya kera n'isezerano rishya. Icyo abantu bakunze kwita isezerano rya kera ni igice cya Bibiliya cyanditswe mu Giheburayo, nanone kikitwa ibyanditswe by'Igiheburayo. Naho icyo abantu bakunda kwita isezerano rishya cyerekeza ku gice cya Bibiliya cyanditswe mu Kigiriki, nanone kikitwa ibyanditswe by'Ikigiriki bya Gikristo. Ibyo bice byombi nibyo bigize igitabo cyitwa ibyanditswe byera. Bibiliya irimo amateka, amategeko, ubuhanuzi, ibisigo, imigani, indirimbo n'inkuru. Muri iki gihe Bibiliya nyinshi zigabanyijemo ibice. Ibyo bice nabyo bikabamo imirongo. Mu by'ukuri mbere ntago byari birimo, byakozwe n'Abayuda ndetse n'abayobozi b'Abakristo. Kuvuza inyandiko zigabanyijemo ibice bifasha abasoma
ariko hari igihe bamwe bumva ko bidasa n'inyandiko idakomeje. Dore bimwe mu biranga Bibiliya: nta makosa yirimo. Bivuze ko mu busobanuro bw'ibyanditswe nta kwibeshya kurimo. Ikindi ni ubumwe. Bibiliya yose hamwe ivuga inkuru imwe. Ni ubutumwa Imana yoherereje amahanga yose. Icya gatatu, yarahumetswe. Abanditsi bari bayobowe n'Umwuka Wera. Ni inyandiko yemewe nk'ifite ububasha ntakuka. Bibiliya iduha ikigero fatizo cy'imibereho ya gikristo n'ingamba zidufasha kugira iyo mibereho. Nubwo Bibiliya ari ihuriro ry'inyandiko ariko ifite ubumwe. Bibiliya kuba yaravuye ku Mana bisobanuye ko ifite ubutware buva ku Mana. Bandikaga iby'Imana ishaka ko bandika kugira ngo igumane ubutware bw'Imana. Icyo gikorwa Imana yatumaga abanditsi bandika ibyo ishaka nicyo cyitwa guhumekerwa. Ibi nibyo dusoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, agakora imirimo myiza yose. Uko guhumekerwa n'Imana ntabwo bimeze nk'iby'abahanzi bakora igihe bakora ibihangano byabo. Uko guhumekerwa ni uburyo abanditsi bagengwaga n'Umwuka w'Imana bakavuga ibivuye kuri yo. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 21 ibi birigaragaza: abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Ibyo bidasobanuye nuko bari nk'abanditsi bakoporora ibyo bavanye ahantu runaka, ahubwo bisobanuye ko banditse nk'abafite ubwenge kandi baciye mu bintu bitandukanye. Nka Paul igihe yandikiraga itorero ry'i Korinto yari amaze kumva amakuru yaryo kandi asubiza ibibazo bitandukanye bamubajije. Luka we yandikaga amaze guhuza amakuru atandukanye. Ibyo byumvikanisha uburyo Imana yakoreshaga abantu batandukanye, ariko n'ubundi ubutumwa nyamukuru ari bumwe. Hari raporo yakozwe n'umuryango wa Bibiliya muri Amerika igaragaza mbere ya 2022 Bibiliya yakoreshejwe n'abagera kuri miliyoni 26 mu gihe muri 2023 bari bageze kuri miliyoni 39. Ibi Professor Don Whitney avuga ko byatewe na COVID-19. Abantu bakwiye gusoma no kwiga Bibiliya niba bizera ibyo ivuga. Niwe yizera uyu munsi wayisomye? Reka ducumbikira ahangaha uko nitwavuga iki gitabo ngo tubirangize nona. Ndabashimiye, ndi Jean Bosco Niyoneze. Tubifuje kugubwa neza mutega amatwi ibiganiro bitandukanye twategura no kuri Gukiza TV. Shalom.